Nyakubahwa abayobozi bakuru namwe baturage, igihe kirageze birakwiye ko abavandimwe bacu cyane bahigwaga batabonye n'ibyo bintu neza tubafashe kubisobanura. Niko kuri kubera ko benshi barayirwaga, benshi bari mu binani, hari ibyo batabonye, tujye tubafasha. Akarere kacu bavuze ko gafite amateka adasanzwe, nibyo koko byatangiye jenoside ijya gutangira habanje imyiteguro. Ubwo akarere ka Rubavu wari umurenge wa Gisenyi n'ubundi bashyizeho training cyangwa gutoza urubyiruko abafite ku myaka nka 15 kuzamura kugeza ku myaka 20, bakajya bahurira hariya kuri stade biga batozwa imbunda. Ubwo Habyarimana yavugaga ko igihugu cyatewe n'inyenzi, cyatewe n'inzoka, byerekanaga ko abo bantu kubica nta kibazo, kwica inyenzi atari ikintu wahanirwa, kwica inzoka atari ikintu wahanirwa. Abo bana rero urubyiruko rw'u Rwanda rwandujwe rutozwa imbunda kuri stade, ndetse babonye bamwe bagira isoni zo kujya kuri stade, bafata abo bitaga abareveriziste, abantu bavuye mu gisirikare yenda kubera izabukuru cyangwa imvune, bakajya batoza abana mu makaritiye. Babonye bidahagije bafata imbunda bazereza abo bitaga abaserire, yenda ubu none umuntu yakwita ba chef de zone. Abaserire bakajya bafata imbunda buri ku mutekano, cyane ko bakoraga amarondo n'injoro, ayo bitaga umuntu umutekano, bareba inzu z'abatutsi n'uburyo babayeho, batekereza mbese uburyo bazabagenza. Byari mu myototero yo kugera kuri jenoside. Haciye iminsi itari myinshi baza kumva ko kuri radio ko indege ya Habyarimana iguye. Nibwo bifashije rwa rubyiruko bari baratoje bakwira mu makaritiye, cyane ko bakoraga imitekano muri rusange, babayereka ingo z'abatutsi, bafunga amakaritiye bavuga ko nta muntu ugomba kuva mu rugo. Abatutsi barahizwe kuva uwo munsi iyo ndege igihanurwa. Abatutsi binaha ntabwo bari bazi n'iyo ndege ko yahanutse, bazize ubusa. Amakaritiye arafungwa, bashyiraho za barriere impande zose. Ubwo haciye gatoya nibwo uwitwa Kambanda agiyeho avuze ati noneho birakwiye yuko buri muturage agira imbunda, aho abonye ako kanyenzi akakarasa yagakomeza agahinga. Ibyo bintu byarabaye, mujye mureka tubivuge, dufashe n'aba bana kubisobanura. Twari duhari, ntabwo twahigwaga. Mu by'ukuri ibyabaye si byiza, ntibizongere no kuba mu Rwanda. Imana ibidufashemo. Mu kuri turashima leta y'ubumwe bw'abanyarwanda kubera ko igihe ari gitoya turagenda duhina, yahise ifata igihugu ihagarika jenoside. Ntibwahwemye iminsi mikeya batika abantu guhunguka, ariko birumvikana yuko batari kwihanganira ibyakozwe. Abantu benshi baba mu magereza, ariko igihe kiragira leta y'ubumwe bw'abanyarwanda itarahemye gutekerereza abanyarwanda, basanga umubare mwinshi uri muri gereza n'ubundi ari igihombo ku banyarwanda. Ababigizemo uruhare n'abayobozi b'u Rwanda bongera barebana none ku kibazo cy'inkiko, n'igihe abo bantu bazabonera ubutabera, batekereza gukura abantu mu magereza hatekerejwe inkiko gacaca. Ni ukuri ababigizemo umugambi bose Imana izabibahembere. Icyo gihe hatekerezwa inkiko gacaca, abantu habaho no kwirega bakemera icyaha, ndetse hakaba ibihano bibafasha gusubira mu miryango.
kugira ngo u Rwanda rudakomeza gutakaza. Igihe cyarageze hatekerezwa tije. Ni ukuri icyo kintu cyari ikintu cyiza cyo kugira ngo abanyarwanda bakomeze biyubake, be kongera gutakaza abantu mu magereza, baze bagira imirimo bakora, ariko nanone bokipa cyangwa bafasha imiryango yabo. Icyo kintu bagitekerejeho neza, iyo mirimo iza gukorwa ku buryo ubu ngubu bigenda neza. Turashima leta y'ubumwe bw'abanyarwanda, ko muri icyo cyiciro aricyo twaje kubonekamo cyo kwiga no kwemera icyaha. Ubu ngubu iyaba harabayeho umugambi mubi wa leta y'ubumwe bw'abanyarwanda, ntabwo ubu nanjye mba mpari, kubera yuko nafashwe igihe kitari cyiza, 95, abaturage benshi bakibabaye, nagombaga gupfa nk'uko abandi bapfuye. Ariko leta y'ubumwe bw'abanyarwanda kubw'imbabazi n'impuhwe ifitiye igihugu, ishaka ko twongera guhagarara nk'ahangaha tukibukiranya ku mateka ibyabaye, kugira ngo bitazongera ukundi, cyane cyane abana bacu batazongera kwivuruguta mu kibi. Habayeho rero gushyiraho ingando zitorezwamo abantu, bakongera bagasubirana ubumuntu, dutozwa kirazira, tumenya ikintu kitari cyiza, tumenya ubuhemu twakoreye abavandimwe bacu, habaho gusaba imbabazi, habaho no kuzitanga. Ni ibintu bitari byoroshye, n'ubu ngubu byaguye amahanga kubyumva, ariko byarakozwe kandi leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yabigezeho. Ku ikubitiro hasohoka 20,000 mu Rwanda, bikora ingando, bijya hanze gufasha Gacaca. Ubu ngubu icyo gikorwa cyagenze neza, haburanye abantu benshi kandi mu gihe gito. Mu gihe Arusha n'isaha abari muri gereza bananiwe kubaburanisha, kandi bafite miliyoni nyinshi zitakazwa ku bantu bavuga ngo bakurikirana imanza kandi ntacyo badufasha. Haba n'iyi saha leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yarakomeje kuducungira umutekano muri rusange, n'abarescape bagira kwihangana. Ubu ngubu imirimo tuyihuriyeho, isoko ry'umurimo nta kibazo, ndetse ubu ngubu imirimo yo dukoze, ubu ngubu jewe nari ingaragu, ubu ngubu mfite abana 3. Nyuma y'aho ngaho ubu nabaye umumotari, mfite moto ndatwara, kandi ntwarana babarescape, nta kibazo tugirana na gito. Imana izabibahembere n'uwo mutima wo kwihangana, bakomeze tubane neza, kandi Imana izabidufashemo. Muri uko kwibuka n'ubundi hari gahunda ya Ndi Umunyarwanda, n'ubundi dufatanyijemo n'abanyarwanda muri rusange, by'umwihariko akarere ka Rubavu. Ntabwo tuzaba kure, twiteguye gukoresha imbaraga twakoresheje tukazikuba 2, byanashoboka tugakuba 3, ariko ibintu bikagenda neza. Twitabira ibintu byinshi byatuma u Rwanda tutasubira aho rwavuye. N'ubundi Imana itworohereje, tuzakomeza mu bikorwa rusange nk'uko duhurira mu miganda n'ibindi bikorwa byafasha abarescape kongera kwiyubaka. Mudufashe n'ubundi kongere twiyubake, dukomeze duhurize ku bumwe n'ubwiyunge. Murakoze, murakarama. Arakoze Ibrahim.